hanyuma tugiye mu rwuri n'umusaza twaragenaga bita Mugana ntagara Vedaste, ndamubwira ni nyogokuru yampaye inzu amenya na nyirabucugane amani hene, muze arambwira turagatsindwa n'Imana y'u Rwanda. Ndamubaza ni muze kunuka no kubera iki, arambwira ngo mukecuru ibintu yaguhaye nta mbabaza gufitiye, aragira ngo uzamukorere kurinda imvi zawe zibaye ruyenzi kurinda upfuye. Ubimbataye hari abantu baba mu nzu bagakorera aho muri urwo rugo bakarinda baba basaza ariko bakora imirimo y'abagabo n'iy'abagore, bitewe hari ibintu baba batongeraga nyine by'imitongero. Muzehe asobanura ibyo bintu mukecuru yamara mbwira ngo inzu mukecuru aguhaye isobanura abakobwa bura mukecuru bapfuye badashatse abagabo n'abazimu yagushingiye abadayimoni. Inyana nyirabucugane bari barayiterekereho niko umusaza yambwiye, bayiterekereho bayishyiramo abadayimoni bakajya bayinywa amaraso aho kugira ngo ikure ikaba imeze nk'ihene yabuze ubwatsi. Arambwira ngo abadayimoni bo muri iriya nka nyirabucugane baragira ngo babimurire muri wowe. Cya gatatu arambwira ngo iriya hene mu Kinyarwanda nta muntu hundi ihene, iyo baguhaye ihene bayita itungo cyangwa intama cyangwa isuka, nuko babyita mu Kinyarwanda. Arambwira ngo umukecuru ihene yaguhaye iyo babyise ihene ukabyumva, ihene ikisobanuye mu Kinyarwanda, arambwira ngo iyo hene izagutera umwaku izaguhenera uzarinda upfa nta n'imbeba yinjiye iwawe. IHUMURE TV nanone turongeye turabasuhuje mu izina rya Yesu. Turishimira ko buri munsi mudukurikira kandi mutwereka yuko mwahaye agaciro ibyo twabasangije cyangwa se mwishimiye abatumirwa twaganiriye nabo. Narakubwiye ngo ufite ihumure, nanjye mfite ihumure, mfite ibyaguhumuriza nawe ufite ibyampumuriza. Niyo mpamvu nurajya wumva ufite ubuhamya wadusangiza cyangwa wasangiza abagenzi bawe, ntukazuyaze kuduhamagara cyangwa se kugira ngo udusange utubwire tugeze ku bandi abantu benshi babasha kumva aho Imana yagukuye. Uyu munsi rero turagarutse, nitwa Fidele Gatabazi, tuje mu gice cya kabiri cy'ubuhamya bw'umukozi w'Imana Vumiriya. Ubwashize yari yatubwiye uburyo Imana yamukuye mu buzima bwari bubi, bwari butoroshye, twasize akiri muri ubwo buzima. Turagiye tugaruka nanone rero atubwire uburyo yaje kuva muri ubwo buzima bw'umayibobo gutera Gatarina, ntago byari byoroshye, akaba uyu munsi ari umukozi w'Imana. Ni karibu Vumiriya, turakwakira mu izina rya Yesu. Sana Imana ibaha umugisha, twishimiye kongera kubana namwe, turabashuhuje, muhabwe umugisha n'Imana. Turagira ngo tubwire twasize ukiri mayibobo, ukiri mwirigara, ugitera Gatarina, ugikora bya bindi byose. Turagira ngo tubwire gatoya nanone uburyo waje kwakira Yesu, umuntu nk'uwo nguwo umeze nk'igiharamagara, uburyo ashobora kuva muri ubwo buzima akakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Uyu munsi akaba yitwa umukozi w'Imana. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu abantu bose babibaza uburyo kandi uva muri ubwo buzima utagize urugingo na rumwe rwangirika. Uyu munsi akaba yitwa umukozi w'Imana. Ni karibu. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha ko mukomeje kudukurikirana, muhabwe umugisha n'Imana. Aho twari tugeze ubushize ndabyibuka neza, twari tukiri muri bwa buzima nyine, nkinywa droge, nkiri igisambo. Naje kuva muri Butare gute, ndabyibuka neza umunsi njya kuva mu mujyi wa Butare, kuko nari igisambo kiba bindi mu maraso, byagiye biba umuco. Umunsi wa nyuma njya kuva mu mujyi wa Butare, nakwibana abatetsi bakanyanga babigizemo uruhare, kuko nakwibaga ingunguru ya kanyanga narinze aho bazibika, nkakwiba ingunguru nkayigurisha kuri mugenzi wawe. Ejo wataka utazi ko ari njye ukwiba, nkavuga ntifite boro, nkagenda nkavana ya ngunguru aho nayishyize nkayigarura kuri wowe ukanyishyura, kandi ari njye ari wayikwibye. Ejo wa muntu nayikuyeho nawe yataka nkayivana hahandi nkayisubiza hahandi, nkaba nayitwara nk'inshuro 10 nyikugurishaho kandi unyishyura. Baza kuvumbura ko ari njye ubiba, batanga itangazo bagatuma umuntu uzabona Vumiriya azamukubita ifuni, tuzabonana n'intumbi. Nkimara kumva rero iryo tangazo, nahise mvi mu mujyi wa Butare nihuta nshika njya ahantu bita za Gasasa, naho ni muri Butare aho ngaho, cyahoze ari Butare aho ngaho. Icyo gihe habagaho Gikongoro na Butare niko byitwaga. Subira ku mukecuru nagiraga inka, aranyakira n'ubwuzu, uko nayo narahabaye bamikaze, nkomeza ubuzima. Nkora akazi nyine gasanzwe ko mu rugo, nkajya ndagira inka. Noneho umukecuru kugira ngo ntazongera kuva iwe, ampa ibintu bitatu.
Mukecuru yampaye inzu amenya na nyirabucugane amaniyene. Nibyo bintu yamaye abima, ngira ngo ni umuntu waguha inzu akaguha inka, iyo nyirabucugane yari inka ariko idakura, akaguha ihene, yaba kugiriye neza. Ngira ngo nyine nimpuye kuko tubana mukorera neza. Hanyuma tugiye mu rwuri n'umusaza twaragenaga bita Mugana ntagara Vedaste, ndamubwira ni nyogokuru yampaye inzu amenya na nyirabucugane amanihene. Muze arambwira turagatsindwa n'Imana y'u Rwanda. Ndamubaza ni muze kunuka no kubera iki? Arambwira ngo mukecuru ibintu yaguhaye nta mbabaza gufitiye, aragira ngo uzamukorere kurinda imvi zawe zibaye ruyenzi kurinda upfuye. Mubimbataye hari abantu baba mu nzu bagakorera aho muri urwo rugo bakarinda baba basaza ariko bakora imirimo y'abagabo n'iy'abagore, bitewe hari ibintu baba batongeraga nyine by'imitongero. Muzehe asobanura ibyo bintu mukecuru yampaye, ngo inzu mukecuru aguhaye isobanura abakobwa buriya mukecuru bapfuye badashatse abagabo n'abazimu, yagushingiye abadayimoni. Inyana nyirabucugane bari barayiterekereho, niko umusaza yambwiye, bayiterekereho bayishyiramo abadayimoni bakajya bayinywa amaraso, aho kugira ngo ikure ikaba imeze nk'ihene yabuze ubwatsi. Arambwira ngo abadayimoni bo muri iriya nka nyirabucugane baragira ngo babimurire muri wowe. Cya gatatu arambwira ngo iriya hene mu Kinyarwanda nta muntu hundi ihene, iyo baguhaye ihene bayita itungo cyangwa intama cyangwa isuka, nuko babyita mu Kinyarwanda. Arambwira ngo umukecuru ihene yaguhaye iyo babyise ihene ukabyumva, ihene ikisobanuye mu Kinyarwanda. Arambwira ngo iyo hene izagutera umwaku, izaguhenera uzarinda upfa nta n'imbeba yinjiye iwawe. Nuko uwo musaza yambwiye angira inama. Cya kane arambwira ngo umukecuru naguha ibindi bintu wumva ko hari ibintu agutongera ku biryo, akubwira wowe utumva, akabishyira ku biryo n'ibindi akabigutongera naho uryama. Arambwira ngo naguha ibindi bintu wumva uzamubwire ngo iriya nzu n'iriya nyana nyirabucugane n'iriya hene n'ibindi byose wampaye bigusame we n'abana bawe n'imiryango yawe yose. Nuko umusaza yangira inama, turataha nsubira mu rugo kwa mukecuru. Abadayimoni banyinjiramo biko ibyo yantongereye, ndwara icyumweru ndakiruka ngira ngo ni malaria, kumbi zambaraga mukecuru ntongereye zitangira kunkoresha. Nkahingisha abakozi mu gihe batashye, nkasubira inyuma nkajya gutera intabire, menya gusya ku rusyo, menya kugosora, menya gucunda amata, nkamenya kuyasobanura, menya gukubura, nkaconga umuharuro. Bakavuga ati kwa Godriva hari umuhungu wagira ngo ni umukobwa, kumbi ndimo zambaraga yantongereye. Ndibaza ari nko muri za 2002 gutyo, 2002 2023. Ni ukuvuga ngo abadayimoni yari yarampaye barambwira ngo nubona umuntu uturutse iwanyu ujye uhita ujya kwihisha, ku buryo nabagaho nyine nta muntu uzikombaho, nabona umuntu uturutse iwacu mu nce zo ku Gikongoro nkahita njya kwihisha. Ni ukuvuga ngo rero njya kuva aho ngaho ubwo ni gusatira ahantu naba narakiriye agakiza, niyo nzira ndi kwerekezamo. Ndaho ngaho mu rugo rwo kwa mukecuru nicaye muri salo we n'umuhungu we bahagara ku muryango, umuhungu w'imfura aramubwira ati n'umwana dukore neza, muhinzu muhinyana nyirabucugane muhana ihene zani z'imidugudu yamayemo inzu imwe. Arambwira ati namuhaye iriya nzu muhanirira nyana nyirabucugane muhaniriya hene, ariko kubera ko umusaza yari yarambwiye ibanga icyo nzakora, amaze kubivuga gutyo mitamaguruka ndamuhamagara ni mukecuru nturazi n'ibindi ati iriya nzu wampaye niranyira nyirabucugane n'iriya hene n'ibindi byose wampaye bigusame we n'abana bawe n'imiryango yawe yose. Ahita afata ikibando ngo uragasamwe na Nyabingi, uragasamwe na Ryangombe, sinzi n'ibindi yantongereye nyine ashaka nkubita ikibando mpita ngenda. Muzehe rero yarambwiye ngo nubona umubwiye ayo magambo ntihazagira umuntu usuhuza, ntuzanakebuke, uzagenda ukarabe ku ruzi rugabanya Butare na Gikongoro. Nuko muzehe yambwiye. No kuvuga navuye muri urwo rugo ngenda ntakebuka, nta n'umuntu wamvugisha ngo mwikirize kubera ko nyine umusaza yari amaye condition ngenderaho. Ngeze ku Kanyaru uruzi rwitwa Akavuguto, nirwo rugabanya Gikongoro, aho niho yagabaniraga. Ndakaraba ndangije ndakebuka nkuko wa musaza yabimbwiye. Nkebutse zambaraga mukecuru yantongera, umva ko nabimushubije mu magambo byamvuyemo bya bidayimoni yantongereye, biragenda bifata nyirabyo. Bya bidayimoni biragenda bisubira n'uburakari, biramufata arakunjama arahinamirana. Amara amezi 3 nyine baramuvuza Kenya, barabantu b'abanyamafaranga baramuvuza ahantu hose, abo mupfumu bagerayo mukecuru ntiyakira bya bidayimoni biramwica apfa kunjamye. Ngewe mbaho subira rero aho muri quartier Imata aho mama akomoka, sangayo murumuna wa mama witwa mama Ndayishimiye Yvonne, yari umurokore mwiza cyane, ambwiriza ibyagakiza, niho narigiye. Arambwira ati nyamara Imana yaguhindura amateka ikakuvana muri ubuzima n'ibindi. Ubwo urumva twahirukanaga kera cyane n'uwo mama wacu, ambwiriza ibyagakiza navuga ni bya bindi by'abarokore
ko narapingaga ntabwo nemeraga ko Imana ibaho, nubwo nabaga ngenda nkura n'ubwo buzima n'ibindi navuga ni Imana ibaho, nge sinabaho muri ubwo buzima, sinanababazwa gutya yabiriho yangirira imbabazi. Sinemeraga Imana, sinemeraga n'abasenga, no gusenga urumva sinasengaga. Ambwiye ibyo barako ndavuga ni bya bindi by'abarokore ni bwa bwesikoro bwanyu nyine, mubwira nabi sinabyumva, nkomeza kubana nawe, ariko kajya nsengera rwihishwa nyine gutyo, nkomeza no kunywa itabi, nkomeza kunywa drogue. Ni ukuvuga ngo umunsi umwe ndi kwa mama wacu, ndabyibuka hari muri 2003 mu kwezi kwa 12, hari kuwa kabiri ku mugoroba, nicaye maze kunywa itabi nkuko sanzwe nywa drogue, mpita numva ijwi rirampamagaye mu mazina yanjye yose, rirampamagara ngo Vumiriya Jean Claude, nditaba ngo karame. Mbura umuntu uvuganye nanjye, ndareba mbura umuntu waba uri aho hafi, nditegereza mbona nta muntu uri aho hafi, ijwi riraceceka, rirongera rirampamagara bwa kabiri, mbura umuntu. Mpita ngira mbona nk'ikintu kimeze nka televiziyo mwiyerekwa, kimeze nka ekara, mbona ubuzima nanyuze muhereye nkiri umwana kugeza muri 2003. Haraho nabaga nibye bagakubita bakangira intare, narabibabwiye mu gice cya mbere, bakavuga tumute nko mu cyobo cya 20 metero 20, ariko simfe, bakansigaho bagira ngo napfuye umuyaga wahuwa nkagaruka mu buzima, nkandara nkagenda. Ryajwi rivugana nanjye rikambaza ngo arako warupfuye nda hakuvanye, nkabura icyo mvuga. Ryajwi ryavuganaga nanjye rirambaza ngo nda kuvanye muri abadayimoni bo kwa mukecuru, mbura icyo mvuga. Mu guteka kanyanga, ikigunguru cya kanyanga cyangweho kirimo amajerekani 5 y'ibyo biti birojyo, ndi kugikaraga nkivana ku mashyiga kindusha imbaraga ngo hasi ngaramye, ryagufwa ryo mu mugongo aho hano rifungiye riracomokoka, mara umwaka n'igice ntakora hasi nta kunama. Imana irazifata ryagufwa risubira mu gitereko cyaryo, nta matije aba mu mugongo wanjye. Ijwi rirambaza ngo nda wafashe kuba ryawe, akarita isubiza mu gitereko cyaryo, mbura icyo nsubiza uwavuganaga nanjye. Mu guteka kanyanga kubera kunywa bya bisukari n'ibyo biti nturire no kunywa bwa rumogi, inyama zo mu nda zaragiye zirangirika, ngera ku rwego ndwara diabete, umwana twerwemwe aga mu bitari Butare, ngewe mbaho ngera ku rwego nyara amaraso nkituma amaraso, sinapfa nishwe niyo diabete. Ijwi rirambaza ngo ndagukije diabete ko umwana rimwe yapfuye, mbura icyo mvuga. Ryajwi rero ryavuganaga nanjye rihita rimpamagara, rirambwira ngo uhereye umunsi ndaguhamagaye jya mu barokore. Ryampamagaye rinyohereza mu barokore, hari kuwa kabiri 2003 mu kwa 12, rimpamagara gutyo njya mu barokore. Nibwo bwa mbere nigeze mu rusengero kuva nitwaye. Ngeze rero umva sinarinzi ngo abakristo bicara hehe, abaririmbyi bicara hehe, ninjiye mu rusengero nikabutura umva nitabi ryarandenze n'iki, nari nageze nabaye mafia byararangiye, ubwenge bwaravuye kuri gahunda. Ngeze mu rusengero mitamitira muri korari nkuru yitwaga Shimwe Mukiza, ayi wacu kwandamira, ndagenda suhuza umukecuru wicaye ku ntebe ya mbere, nabwo ni mwana shumi yanjye ati wangu nijombaho mwana ntijegera wangu. Umukecuru ati kwacina na Yesu aratokesha abadayimoni bashya. Ariko umukecuru yitegereje abona ndi mushyashya mu rusengero, arambwira ati abashyitsi nibicara hano, bicara haraye fanyereka mu iteraniro. Ndagenda ndicara, barabwiriza ijambo ry'Imana, ndataha sinihana, maramo ukwezi. Ndiye byibuka neza ko nihanye maze ukwezi mu rusengero ntahaguruka ngo naturi. Icyo gihe baturaga bafashe mikrofone, ndahaguruka pastor umunsi umwe yigishije, ndahaguruka mfata mikrofone mvuga ibyaha nakoze ndabiro byose, bandambikaho ibiganza, pastor aransengera, nakira gakiza, nakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Muri 2003 mu kwa 12 niho nakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ijwi ry'Imana rimpamagaye, pastor akimara kunsengera rero no kuvuga ngo ubwo nari ntangira urugendo rw'agakiza, nari ntangiye ibintu by'Imana, batangira kunyigisha, Imana iramfasha, itabi ndivaho biremera, urwo rumogi ndarureka, izo droge namwaga ndazireka, biremera birashoboka. Ariko wa mubabaro ntiwagenda. Umunsi umwe rero ajyana gusenga, ajyanye gusenga bita Papa Shukuru, no bariho ni mwarimu aho muri Nyaruguru, ajyanye gusenga, Imana ivugana nanjye irambwira ngo ndiso uri umwana wanjye nibyariye. Nuko Imana yavuganye nanjye, ijwi ry'Imana rivugana nanjye. Aho rero niho nahise mvuga ngo nubwo ntazi data nubwo ntazi mama, ariko mfite data witwa Imana nyiri ijuru n'isi. Nibwo natangiye kugira ibyiringiro n'ihumure ryo kubaho ko mfite data wa twese nyiri ijuru n'isi, umugenga w'ibihe. Navuga nubwo ntazi ababyeyi ariko mfite data wa twese Imana.
nangira kugira ibyiringiro by'ubuzima. Imana itangira kuvugana nanjye, amahoro yo mu mutima, numva amahoro yo mu mutima. Imana imbwiye ngo mwana wanjye, numvise nakiriye amahoro yo mu mutima, numva nakiriye ibyiringiro, nangira gusenga. Imana impa amasezerano, Imana ivugana nanjye ko izangirira neza. Muri 2004 Imana irambwira ngo mwana wanjye, nzakugirira neza, nzakujyana i Kigali. Muri 2004 niho yavuganye nanjye, nzaguha ababyeyi. Urumva ko iyo myaka yose nta babyeyi nari nzi. Muri 2004 nzaguha ababyeyi, nzasobanura ubuzima bwawe ku buryo umuntu uzazuhura nawe azazagira ngo n'undi muntu bahuye kandi ari wowe muhuye, kubera ko ndi Imana y'amateka n'ibihe. Imana irambwira ngo uzagenda ibihugu, uzankorera umurimo. Imana ivuga nanjye ibintu bikomeye kandi ibintu by'imbaraga. Icyo navugaga rero, nakiriye agakiza, nakira amahoro mu mutima. Imana ingirira neza, imihumure, ngira ibyiringiro, njya muri korali, ntangira kuririmba, icyizere cy'ubuzima gitangira kuza. Kugeza rero muri 2007 nibwo naje i Kigali. Nabwo nje ku mvugo y'Imana, imvugo y'Imana nkuko yabivuze. Nzi Kigali 2008, 2009. Muri iyo myaka yose nari ntabona ababyeyi, nta shusho y'ubuzima. Naraje nkora akazi nanone i Kigali, nubwo nari umukristo, nkora akazi gatandukanye, nkora akazi ko mu rugo, umuzamu, n'ubuzima burebure. Nabwo nahuriye hano i Kigali, nabaye umuyedi hano ku Kinamba, ku Gisozi, amazu menshi yubatswe nyareba, aho bita kwa Gake tuvoma amazi, hari rwanze kuma hano, ikiraro kijya ku Rwibutso. Aho hose ubuzima bukomeza kuba ubuzima. Muri 2009 rero aho ngaho niho Imana yangiriye neza. 2009 mu kwezi kwa gatanu ku itariki 15 niho nabonye mama umbyara. Kuva nitwa nge nibwo nabonye umubyeyi wanjye umbyara, aturutse Burundi, akora muri SOS, aje mu mahugurwa y'amezi 3 aho bitaminagiri hano Kacyiru. Nawe ntabwo yari bumenye, nanjye sinabumenye. Twahujwe na Marumba kuri tapi rouge i Nyamirambo. Navuga mama kuva nitwa nge. Ayo mateka, ubwo buzima bwose nanyuzemo, sinavuga data, sinavuga papa, sinavuga mama. Nakuze gutyo, mbaho gutyo, nta byiringiro by'ubuzima, nta cyerekezo. Ariko Imana ivugana nanjye maze gukizwa, irambwira ngo nzahindura amateka yawe, nkugire neza, nkumara umubabaro, mpindura ubuzima bwawe, nguhe icyerekezo gishasha. Tugarutse gato, uve i Butare, niki cyatumye uhaguruka ngo uve i Butare? Usibye yenda ko ari imvugo y'Imana, ariko waruje ari umuntu ko uguhamagaye, waje uvuga utereka ntatone nshakisha ubuzima, ko wari umaze kwakira Kristo. Niki cyatumye uhaguruka ngo ufate initiative yenda yo kuva i Butare uza hano mu mujyi wa Kigali? Icyatumye mvamo iyo ngiyo muri Nyaruguru nza i Kigali, ndabyibuka neza kugira ngo nzi Kigali nabwo tike ntago yari yakahenze cyane, ariko uburyo naje Kigali nayo mafaranga se nebuye yabone kuzi Kigali. Ndabyibuka ko twari dufite umusozi, abantu bakera bagiraga imisozi, aho mama avuka twari dufite umusozi uteyeho amapera, uteyeho voka, uteyeho iki. Umuntu rero yambwiye ko yamboneye akazi Kigali gacurira muri Kesiyare, akazi kuzamu ku Munyakenya. Ngeze ndabyibuka ko tike naziyeho nasaruye voka ziwaca aho ngaho mu matongo, mbarizo ngurisha, nzikuramo tike, ndaza ngera i Kigali, mpura n'uwo muntu anjyana aho hantu, usanga uhavuye yasizeho undi uzakora ako kazi. Nuko rero ninjiye i Kigali, ko n'ubundi muri Nyaruguru iyo ngiyo yose ndi gusubireyo, nta mama, nta data, nta kintu. Nakomeje i Kigali, nkomeza ubuzima bw'i Kigali. Namenyanye na mama, twahuriye kwa Marume kuri tapi rouge Nyamirambo. Marume yagiye kumufata mu kigo Minagiri, amujyana iwe. Kuva rero nabaho sinanigira mvuga mama, sinigira mbona mama. Twahuye ni nka filimi, ni nka theatre, kuko Imana yarambwira ngo nzaguza n'ubyawe umeze neza, nta muntu wagusuzugura, usobanutse, usa ukeye, ufite fresher. Guru nari nambaye neza, nkeye nkuko Imana yabivuze. Imana yarangiriye neza. Icyo nari mfite nakandi kazi, narabonye akandi kazi ahantu ku muntu mu boss. Hanyuma njya kureba mama, ngeze ku muryango, Marume aravuga ngo uyu muhungu wawe araje. Mpita mbona rero umumama ukiri mutoya, mpita ninjira, ubwenge bwanjye bwavuye ku gihe. Mpita ninjira avuga ngo mama wanjye, mama mwiza, mama. Ubwenge buva ku gihe, sa nkaho ndwaye turoma. Nza kuzagarura ubwenge, sanga mama ari kurira, ari kureba munsi y'ameza. Ndamubaza ni mama, kudashaka kumvugisha uzi n'imyaka yose ishize tutabonana. Arambwira ngo mwana wanjye mbabare kubera ko ntakureze. Ndamubwira ngo ntabwo ari wowe. Imana mpamagarwa, Imana imaze kumpamagara, nambwiye ngo ababyeyi bawe sibo batumye ubabara. Njye nakunyujije mu mibabaro nkunyuza mu buzima bukomeye,
kugira ngo uzagire umumaro abantu mu gihe kigoranye cyangwa mu gihe cyawe. Ni ukuvuga ngo rero naramubwiye ngo Imana ntegetse kubabarira ababyeyi banjye ntarababona. Ni ukuvuga ngo ndamubwira ngo si wowe Imana yatumye nyura mu mibabaro kugira ngo nyine nanjye nzayikorere. Ndamubwira nyine ubuzima bw'ubuhamya, uko nabayeho, uko amateka yanjye, uko nakuze n'iki. Dushoje rero mama tumenyana gutyo. Nuko agufasha iki mu bijyanye n'ubuzima kumva yakoraga hano hakomeye? Mu bijyanye n'ubuzima nta kintu yamfashije. Byarakomeje nyine ubuzima biba ngewe n'Imana. Hanyuma nyuma yaho rero naje kumubaza, yasubiye i Burundi, mubaza niba umugabo wanditse ku irangamuntu yaba ari we data. Arambwira ngo ni papa we, nubwo yakwihakana ni papa wawe ukubyara. Hanyuma nari naratangiye kubaririza nyine data hatuye, nzi ahatuye, abana b'uko bitwa ariko ntabazi. Ndakomeza ndakurikirana, igihe kiza kugera numva ko data yiga muri Yerika, muri kaminuza, muri masters. Icyo gihe nabaga ku Gisozi. Nza kujya kuri Yerika kubaza nyine amakuru ya data y'umugabo umbyara. Bajya muri mashini nyine baravuga, urumva baravuga bati hano hari abiga saa 5, hari abiga nijoro, hari abiga sangahe. Umuntu ntitwapfa no kumumenya, nabo birabayobera. Ariko inzira z'Imana zirenze ibihumbi. Ndabyibuka nasengera ku Mukenke, ndi umuririmbyi muri korali yaho yitwa Abarinzi, ndi dirija wayo, nabaye no muri korali. Mbwira umumama umwe, namubwira nabonye mama ariko data aheruka atera inda. Mubwira ubuhamya umubyeyi, arambwira ngo Imana yakweretse mama we nizakwereka papa we. Niko uwo mama yambwiye. IHUMURE aramumureza ati Imana yavuganye nawe bikabisohoza n'ibindi zabikora. Igihe arambwira ati cyo bikoze, hari umusaza umpahira aho ncururiza muri asa photocopy, wagira ngo ni suku byara. Ndamubwira ntuzapfe kunyereka ndebe, ntago nari kumenya niba ari we. Igihe cyarageze ari ku cyumweru, umunsi umwe twabiburaga n'umupasiri witwa Biganiro, niwe wari uyoboye umudugudu wa ku Mukenke. Ahagurutsa professeur Mukadata, ni professeur muri theologia. Aramuhagurutsa, Mukadata nari muzi ariko ntazi data. Amuhagurukije aravuga ati ni professeur wacu muri kaminuza, amuvugaho. Mbona ni Mukadata. Wa mugore wambwiye ngo ari umusaza Musa, araza arambwira ngo uriya mugore bahagurukije mu iteraniro akunda kugendana na wa musaza nakubwiye. Ubwo rero mpita mvuga niba data agera mu rusengero uyu munsi ndamubona. Igihe rero cyarageze, ndasohoka iteraniro rirangiye, njya muri jaride hari mu busitani aho abantu basuhuzanira. Ndareba umuntu bari kuvugana bafitanye urugwiro, nitegereje kuko mbona wa musaza turasa. Ariko ndavuga uyu musaza nimwibwira ari kumwe n'umugore wiwe, ndabamusenyeye urugo. Ahubwo ndabakurikirana, ncunga igipangu binjiyemo, shyiraho maneko izambwira umugabo hari umugore yagiye ku kazi. Igihe rero cyarageze, wa muntu nabwiye arambwira ati wa mupapa arahari, ngwino. Arahari. Mpita nambara neza, Imana yarangiriye neza. Ndagenda ndakomanga, umusaza arankingurira. Yambwiye amagambo nk'atatu nyibuka muri 2010. Urumva ko ibintu byanjye byagiye byihuta. Muri 2010 yambwiye ibintu bitatamo ikaze. Cyambere yarambwiye ngo karibu ni mwinjire, kuko Imana yarambwiye ngo nzaguza n'abyeyi, nta muntu wagusuzugura, uzaba ukeye utakiri mayibobo, ufite fresher ukeye, narakubahishije. Ashyira mu bwisha aravuga ngo karibu ni mwinjire. Turinjira. Karibu ni mwicare. Turicara. Muri bande ko tutabamenye. Nubwo wenda byaragahinda kumva papa wawe ukubyara kubaza ngo muri bande, byara umubabaro. Ariko byonyine icyo kintu Imana yari inkore, numvaga ko iby'Imana yavuganye nanjye yabishoje. Mpita ntangira kwivuga kwipresenta, ndavuga nitwa Vumiriya Jean Claude, nivuga amazina ya mama mwene Mukaranga Virginia mwene Bayisabire Neste. Ngo uyu mazina ko asa nayangira. Ndamubwira ni we nuko utigeze kubimenya, mama yambwiye ko wamuteye ndageze mu 5 secondaire, wari umucamanza nawe ufite umwana witwa Parfait. Ahita ambwira ngo genda gakeya. Bitanye ntuza, ndavuga ni buri umusaza hari icyo yumvisemo. Arambwira ngo ndakuze na mama ndamuzi ariko naninzi ko wapfuye bagutaye muri wese. Aranganiza amateka ko navutse nuko nabayeho, nawe turahura, nawe turasezerana nyine nkuko bisanzwe. Ntabwo yavuze ati wenda narinzi ko nimura n'ababyeyi umwe yafata na miliyoni, cyangwa akavuga ati warababaye, cyangwa umwe agafata 500 akavuga ati warababaye, none nawe ututuntu ugenda ureba ukuntu yifasha. Duhura gutyo
turasezerana nkomeza ubuzima bwanjye. Ariko ngiye gusenga Imana irambwira ngo ndi so ndi umubyeyi wawe nzakugirira neza. Imana impa amasezerano imbwira ko izanyubakira urugo. Imana ibyo yavuganye nanjye iravuga ngo ni njye wakureze ndagukuza kandi nzagushyingira, nzaguha fondasiyo y'ubuzima idakomoka ku babyeyi, kuko baguhaye ibintu. Nayibajije impamvu mpuye n'ababyeyi bafite ubuzima ariko ntibagire ikintu bamarira. Irambwira ngo iyo nguhuza n'ababyeyi bakagira icyo bakumarira bari kujya biyitirira ko ari bo bakubesheje ari bo bagutunze. Ndagira ngo uhe fondasiyo y'ubuzima ku buryo nabo bazamenya ko ndi Imana ifite imbaraga n'ububasha n'ubushobozi, mbasha kuremera umuntu akagira ejo hazaza. No kuvuga rero irambwira ati umubyeyi we nzakugira neza. Imana ivugana nanjye kandi ibyo yavuganye nanjye irabikora. No kuvuga ngo muri 2014 mu kwa 12 nibwo Imana yanshingiye inkorera ubukwe bwiza. Navuga bwiza ntago ari montage, ababutashye barabizi, ni ubukwe bwiza bwiyubashye. Imana ko yambwiye ngo nzagukwera, ikoresha umugabo wo muri Amerika nasengera kuri telefone anyohereza inkwano ndakwa, impa materiyere zose zisabwa zinsirimu rwose. Ku munsi wa mariage nagendeye muri VWT, urumva ko ntabwo ubwo bukwe bwari bworoheje. Ikintu cyose gikenewe Imana yaragikoze, ingirira neza, iriyubahisha mu bifatika mu bigaragara. Imana impumugisha impano urubyaro. Natinzeho hafi nk'imyaka 2 kubyara, ariko nkomeza gusenga Imana irambwira ngo nzaguha abana b'umugisha kandi nzakugirira neza. Rero ababyeyi banjye batashye ubukwe, mama yatashye ubukwe yaraje yaraburimo, ariko data we ntago twamubonye, telefone ye ntago twayibonye ngo tumutumire. Ariko mama we yarahari, namuhaye nakado y'umubyeyi nk'umubyeyi wambyaye. Ndanamushimira namubwira ne warambyaye, ntabwo wantaye muri toilette nk'abandi bakobwa. Imana yaragukoresheje mbaho, uri umubyeyi, uri mama umbyara, muha kado y'umubyeyi. Ndamubwira uri mama wanje. Mama we turabanye neza, dufitanye communication, njya musura nawe kansura. Ariko papa nyine abagabo urabizi ko kugira ngo ufate umuntu w'umugabo ungana nanjye umupresente mu bandi bana mu rugo, umugore utarigeze kumubwira ko ufite umwana, ni ibintu bisaba inzira ndende. Rero Imana ingirira neza, niho twari tugeze, impa ubuzima, impa abana, mbyara umwana w'umukobwa w'imfura, tumwita amazina kandi meza agendanye n'igihe. Umwana mukuru yitwa Adora, Isimbi Sheja Adora, umukobwa mukuru. Uwa kabiri yitwa Ishimwe Sheja Adorayine. Iduhundi mwana wa gatatu, ngize abana batatu, nawe mwita Ishimwe Shema Adore. Imana impumugisha ingirira neza. Ibyo Imana yavuganye nanjye irabisohoza, ihindura amateka y'ubuzima bwanjye. Ari ry'Ivugabutumwa nkomeje gukorera Imana kandi mu buryo bwagutse. Ari ayo mateleviziyo Imana yavugaga nkibayo mu giturage, ntazi n'ibyo ari byo ko nzigisha ku mateleviziyo, ibyo byarabaye. Ari ku maradi ibyo byarabaye. Ari kugenda ibihugu narabigenze, nagenze mu ndege, nakoze ivugabutumwa mu bihugu bitandukanye. Ibintu Imana yavuganye nanjye nta rubanza mfitanye nayo. Imana yangiriye neza, ihindura amateka y'ubuzima bwanjye. Nkaba rero mpumurije abantu badukurikiranye, uri mu buzima bugukomereye, ushobora kuba utabasha kwakira, ariko hari Yesu, hari Imana yagufasha kuba muri ubwo buzima, hari Imana yaguhumuriza, hari Imana yakomora ibikomere. Ndashimira Imana yacu ko ari Imana yomora ibikomere byo mu mutima. Ibi byo mu mutima nta muganga wabivura, nta mudogiteri ugerayo, ariko Imana yacu twizeye, Imana nyir'ijuru n'isi, ibasha komora umuntu ibikomere byo mu mutima. Abantu batagera yirahagera. Rero mpumurije umuntu wese udukuteza amatwi, udukurikiranye, ndamuhumurije kandi muhaye ihumure ko mu ijuru hari Imana ihindura amateka n'ibihe. Icyo uzaba cyo ntaho kijya, kirakurindira, ukibamo kikakubamo kandi muragendana. Ejo ho umuntu harahishwe, nicyo navuze. Umuntu wese asabwa kubaha umuntu, kuko ejo he ntuhazi, harahishwe. Niyo mpamvu usabwa kubaha umuntu, yaba ari mu buzima bworoheje, yaba ari mu buzima butagira ishusho. Nk'uko Imana yavuze ngo habeho hakabaho, niko Imana yaremereye umuntu ubuzima akagira icyerekezo cy'ejo hazaza. Rero Yesu abaha umugisha. Ndumva turimo dusatira gusoza kugira ngo dusengere abantu bari muri ubwo buzima, mu buzima bugoye, mu buzima butaboroheye, abari mu mibabaro itandukanye. Umuti si ukwidoroga, umuti si ukunywa droge n'ibindi, ahubwo umuti Kristo. Kristo yaguha ubuzima, yakugirira neza, yaguhara amahoro yo mu mutima, amahoro arambye akwerekeza mu bugingo buhoraho. Mwami Imana yacu, Imana yo kwizerwa, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti,
ndagushimiye kubw'imbabazi kubw'urukundo rwawe, ngushimiye umuhamagaro wawe utangaje buryo ki wanyitegereje ukampamagara ukangirira neza, ukamara umubabaro mu mutima, ugahindura amateka y'ubuzima bwanjye, ukankura kuri iriya, ukangirira neza, ukabungejeje aho ngeze. Iryo ni ishimwe nzamuye imbere yawe. Sengeye buri muntu wese wari uduteze amatwi dukurikiranye, abazakurikirana ibi biganiro, ndabasengeye abari mu buzima butaboroheye, ubuzima bukomeye, ubuzima bw'imibabaro, ubuzima bw'ubwihebe, ndabasengeye ngo uko wangiriye neza nuko wagiriye neza n'abandi bagiye uhamagara guhindura amateka y'ubuzima bwabo, ubagendere mu buzima barimo. Hari igihe umuntu aba mu buzima akaba nta wamuhumuriza ngo ahumurike, ariko we muri ubwo buzima ujye usangamo umuntu ukamuhumuriza kandi agahumurika. Rero aba bantu turabasengeye kugira ngo ikiganza cy'Imana, ineza y'Imana ibabeho, amaboko y'Imana akora ibidasanzwe, cyubahiro cy'Imana kibagote, kandi ibendera ry'ubutsinzi rizamurwe kuri bo. Ababa mu buzima bwo kwidoroga byabananiye kuvayo, ndabaturaho intsinzi y'Imana, ndabatura kugirirwa neza n'Imana, imbaraga z'Imana zibakuriye mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kuko uri Imana ibikoze, kandi kuri Imana yumvise gusenga kwacu, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Mwene data, nta hantu habi Imana itagukura, nta hantu heza Imana itakugeza. Uyu munsi urabona nta nzira, uyu munsi urabona byanze, uyu munsi urabona ari umwijima gusa, ariko kura amaso ku bantu uyashyire ku Uwiteka. Imana ishobora kuba yakora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira. Ni Ihumure TV, nkwibutse gukora subscribe kugira ngo buri munsi ujye ubasha kubona ibiganiro tukugezaho, ubuhamya, indirimbo, abakozi Imana batandukanye bazajya bagenda bakugezaho. Kandi nawe ubaye ufite ubuhamya wifuza kutugezaho, ntuzuyaze guhamagara iyo nimero ubona kuri screen kugira ngo tujye tukugezaho, uzabashe kugeza ku bandi ubwo buhamya ufite. Nitwa Fidele Gatabazi, ndabifuriza amahoro y'Imana, muhabwe umugisha.